Ndabashuhuje cyane, ndabifuriza ibihe byiza byuzuyemo ibyishimo n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Reka dushime Imana, tuyihimbarize ibyo yakoze. Tugiye kwiga ibyanditswe byera, ariko tubihuza n'ibiriho, kugira ngo turusheho gukomeza kugira imyiteguro, nubwo benshi dusinziriye tukaba ntacyo twitayeho, tukaba tutareba akaga katurindiriye ngo maze dufate ibyemezo byo kugendana n'umwami wacu, ariko ntabwo abo kumva bazabura. Nta kintu na kimwe dushobora kwigezaho, uwavuga ko ari cyo yakwigezaho yaba abeshye. Rero mbere yuko dukomeza, reka dusenge Imana. Data Mana ishobora byose, turiho kubw'imbabazi zawe, ntabwo ari ku bubasha bw'abantu. Urukundo rwawe nirwo rutubeshejeho. Igitambo cy'i Karuvari nicyo gituma tuba abo turi bo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tukwegura imitima yacu yabaye akahebwe, imitima idakunda ijambo ryawe na gato, imitima irigendera kure, ngaba ari wowe uyirema bundi bushya, maze tubashishwe nawe gukunda ibyawe. Njyewe uvuga ntacyo ndi cyo, yewe n'abazumva nabo ntacyo bari cyo, ni wowe ufite icyo uri cyo, kuko uhebuje byose. Ngwino rero usobanure, wigishe kandi usobanure, kandi ushoboze buri muntu wese uzumva iki cyigisho kuzafata ibyemezo. Turi mu minsi y'imperuka, aho urwango ruri kwiyongera, aho ubugome buri kwiyongera, inzara, intambara, ibyorezo n'ibindi byinshi wahanuye ko bizabanziriza kuza kwawe. Ibyo bisohore mu maso yacu no mu matwi yacu, uduhe Data kugira uko twitwara. Reka ibyo ushaka abe aribyo bibaho, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Reka dusome mu Bagalatiya igice cya 5, turahera ku murongo wa mbere, niwo tugiye gusoma dutangira kino cyigisho cyacu. Haranditswe ngo, Abagalatiya bahugurirwa gukomeza umudendezo wa gikristo. Murongo wa mbere, ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Ijambo ry'Imana riravuze, kandi iyo rivuze ntawe utera umugeri, kuko kwaba ari ukwikoza ubusa. Ritubwiye ko tutari imbata, cyangwa se tutakibohwa n'ububata, kuko Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo. Nuko duhagarare dushikamye, tutacyongera kubohwa n'ububata. Nshuti bavandimwe na bashiki banjye,
ndagira ngo tuganire kandi turebe icyo ijambo ry'Imana rivuze. Iyo umuntu atarababarirwa ibyaha bye, aba akiri imbata y'icyaha, cyangwa se aba afite se Satani. Iyo usoma ibyanditswe byera muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 44 n'uwa 45, hari amagambo avuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyewe, kuko mbabwira iby'ukuri, ntimunyizera. Umunyabyaha utaravuka ubwa kabiri, utarakira imbabazi z'Imana, iyo akoze icyaha kiramuryohera. Iyo akoze ikibi yumva ari cyiza. Iyo anywa itabi yumva nta kibazo, iyo asambana yumva nta kibazo, mbese aba ari imbata y'icyaha. Yemwe niyo yishe umuntu yumva nta kibazo gihari. Ariko iyo Kristo amaze kumubabarira ibyaha binyuze muri Mwuka Wera utsinda umutima w'umunyabyaha, umunyabyaha akemera ibyaha bye akababarirwa, icyo gihe uwari imbata ya Satani, uwari imbohe ya Satani, ahinduka uw'umudendezo, ntiyongere kubohwa n'ububata bwa Satani ukundi. Rero uyu munsi Satani aboheye abantu mu bubata ku rwego ruteye ubwoba. Arababeshya amajyambere, arababeshya iterambere rirambye, nyamara arabashuka, ahubwo aragira ngo abarimbure. Iyo tuvuze ibi ngibi, abantu batwirukankana n'amabuye, cyangwa se bakatuvuga ibyo bashaka. Nyamara ukuri bidatinze kugiye kujya ahabona. Tugiye gusoma amagambo ari mu Byahishuwe. Amagambo ari mu Byahishuwe niyo tugiye gusoma, hanyuma tuganire ku ngingo ziri bukurikireho. Ndakwinginze kugira ngo ubihe agaciro. Ndakwinginze kugira ngo umwami agukomeze, kuko wamwiyeguriye. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 12 niho tugiye gusoma. Haranditswe ngo ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. 13 abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. 14 bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Ndagira ngo dusome ku murongo wa 12. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Ibyanditswe byera iyo bisomye neza bisobanura inyamaswa icyo ari cyo. Inyamaswa ni ubutegetsi. Rero mw'isi, mu minsi y'imperuka, hagomba kubaho ubutegetsi bumwe buyobowe n'ubupapa
noneho abari abaperezida b'ibihugu bo bagahinduka abari munsi y'ubupapa. Niyo mpamvu bashyiraho gahunda zitandukanye kugira ngo zigire abantu abacakara aho kubaha umudendezo. Tugiye kurebera hamwe amagambo cyangwa se ingingo zikomeye cyane abategetsi b'iyi si bagenda bashyiraho kandi bateganya no gushyira mu bikorwa kugira ngo buzuze imigambi yabo y'ubutegetsi bumwe bw'isi. Iyi gahunda cyangwa se izi gahunda zabo zitwa agenda ya 2030. Agenda ya 2030 cyangwa se agenda ya 2030 uko wabivuga kose ni ingingo nyinshi cyane. Nibo babyivugira, ba Klaus Schwab, ba Bill Gates, n'ubupapa ubwabwo bukabyivugira, n'abandi bakomeye cyane bamwe bita elite, ni ukuvuga abayobozi bakomeye ku isi. Hari ingamba bagenda bashyiraho, ariko izo ngamba urebye ntabwo ari iziha umuntu umudendezo, ahubwo ni izimugira umucakara, zikamushyira mu buretwa, zikamwambura ubumuntu, zikamugeza ku rwego rwo guhinduka umucakara. Bibiliya irambwira ngo ibyabaye nibyo bizongera kuba. Mu myaka yashize habayeho ubucakara, abantu bajyanwa bunyago, barakubitwa, baricwa, abandi bararokoka. N'ubu rero niko bigiye kugenda. Ingingo ya mbere avuga ngo the great reset, impinduka zikomeye. Bateganya ko buri kintu cyose uko cyari kiri kigomba guta umwimerere wacyo, kigasigara ari ikintu gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bivuze ngo niyo mpamvu ibimera babihindura, inyamaswa bakazihindura, n'umuntu bakamuhindura, mbese buri kintu cyose bakagihindura. Iyi ngingo ya mbere yiswe the great reset, isobanura impinduka zikomeye. Uko byagenda kose bagamije kukuvanamo ubumuntu, bagamije kuguhindura ikintu kiraho kidafite cumi n'agaciro, kiyoborwa uko babishatse, mbese umuntu utakigira umutima nama niwe bakeneye. Bivuze ngo izo mpinduka mu muntu zirimo zirakorwa, mu bimera zirimo zirakorwa. Ibimera babihindurira utunyangingo twabyo, n'abantu bakabahindura utundemangingo twabo, n'inyamaswa bikabuko. Mbese barashaka yuko umuntu aba artificial, ntabe uwaremwe n'Imana. Ingingo ya kabiri avuga ngo one world government, cyangwa se leta imwe ku isi. Mu by'ukuri reka ingingo ngira icyo nyivugaho. Muri kubona imbaraga nyinshi cyane zirimo zirashyirwa mu isi mu bintu bitandukanye. Harimo gutanga ibyangombwa bishya, harimo guhindura amafaranga akava mu ntoki z'abantu akaba cashless cyangwa se akaba mu ikoranabuhanga. Hakabaho n'ibyangombwa by'ikoranabuhanga, harimo digital ID. Hakaza ibintu bitandukanye. Aha rero urabona ko one world government irimo irashyirwa mu bikorwa ku rwego rukomeye. Ni ukuvuga ngo amaleta y'umudendezo yararangiye, hagiyeho leta y'igitugu n'agahato, kwica ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Iriya miryango mpuzamahanga nta kizongera kuvuga, kubera yuko yose izaba cyangwa se irimo gukora nk'ibyo ubupapa bushaka. Rero iyo leta ihindutse, hahinduka idarapo, hagahinduka itegeko nshinga. Murabizi ko mu mategeko nshinga y'ibihugu harimo ingingo zirengera abantu, zikarengera imitima nama yabo,
nyamara mu itegeko nshinga rya leta nshya y'isi ntabwo ibyo bintu bizabaho. Hazabaho igitugu n'agahato ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ikindi gihinduka ni amafaranga. Iyo leta imwe ivuyeho hagiyeho indi, ni ukuvuga ngo amafaranga yari ahari muri leta yashaje yari amafaranga yo mu ntoki, none hagiyeho leta nshya cyangwa se isi nshya, bivuze ngo amafaranga yo mu ntoki agomba guta agaciro hagakoreshwa ay'ikoranabuhanga. Ikindi cyihutirwa kijyaho ni indangamuntu nshya. Niyo mpamvu hagomba kujyaho indangamuntu y'ikoranabuhanga, maze abantu bakazitunga ndetse bagahatirwa no kuzitunga kakahava, ariko za ndangamuntu z'ikoranabuhanga zigahuzwa n'amafaranga y'ikoranabuhanga, zigahuzwa n'ibyangombwa byose umuntu atunze, maze amaherezo akazaba ari ayo kuramya inyamaswa mu mwuzuro hifashishijwe imitungo y'abantu bazaba barafatiriye. Ingingo ya 3 iravuga ngo ni Fourth Industrial Revolution, impinduramatwara ya 4 mu by'inganda. Tukiri mu isi yabanje cyangwa se yashaje, twakoreshaga impinduramatwara y'inganda ya 3 cyangwa se mu buryo icyiciro cya 3, ariko noneho mu isi nshya hagomba kubaho impinduramatwara ya 4 mu by'inganda, aho bazajya bagukorera inyo bakazikoramo ifu ukayirya, aho bazajya bakubwira yuko kurya ibifukera nta kibazo, aho bazajya baguha ibiryo bivuye mu nganda ukabirya, aho bazajya bakora ibyo bashatse, mbese byatinywaga byose gukorwa ntibibe bikitinywa, abantu bakabirya maze bikabahitana. Ingingo ya 4 nihuse kuko ni nyinshi. Technocratic corporatocracy ni ubutegetsi cyangwa systeme iyobowe n'impuguke za tekinike zifatanyije n'amasosiyete manini y'ubucuruzi. Ntabwo indi buyitindeho, murabyumva neza yuko hari abafite ubutegetsi, hari abamaze gukaba rwose, bamaze kubona imyanya, ndetse nibo bagiye gukoreshwa mu buyobozi muri iyi si nshya, isi y'umwanzi, isi ya Satani. Ingingo ya 5 iravuga ngo social dependence on the state. Kuba social dependence on the state ni ukuvuga ngo kuba abaturage bazajya bashingira kubaho kwabo kuri za leta. Ni ukuvuga ngo leta niba ivuze umuturage ntiyubahiriza ibyo leta yavuze, ubwo kubaho kwiwe bizaba birangiye, cyangwa se azafatwa nk'aho ari igicibwa muri sosiyete runaka. 6 social credit system ni system iguha amanota bitewe nuko witwara, kuguha amanota bashingiye uko witwara. Niba witwaye nabi bakaguha amanota makeya, hanyuma ubwo ibyo wagenerwaga ntubihabwe kubera yuko wagize amanota make cyane. Ingingo ya 7 iravuga ngo carbon footprint surveillance system ni ukugenzura umwuka abantu bahumeka kugira ngo badahumanya ikirere. Birumvikana yuko umwuka abantu bahumeka nawo ugomba kugerwa kugira ngo badahumanya ikirere, kandi murabizi neza ko ari byo isi ishyize imbere kugira ngo ikirere kibungabungwe kandi cyitabweho neza. Ingingo ya 8 iravuga ngo universal basic income for compliant citizens. Impano y'amafaranga ahoraho ku baturage bumvira za leta cyangwa abagendana na gahunda za leta. Ni ukuvuga ngo umuturage wese wumvira nk'umurambo, icyo leta ivuze akagikora, icyo bategetse bona nubwo cyaba kibangamiye amahitamo yiwe akagikora,
uwo ngo leta izajya imuha amafaranga yo kumuhonga cyangwa se kumushimira ko yumvira nk'umurambo. Ingingo ya 9 iravuga ngo programmable central banking digital currency. Nukuvuga ngo ni gahunda gushyiraho amafaranga cyangwa se ifaranga rimwe, amafaranga kashi akagenda akarangira, abantu bagasigara batunzwe no kuba bafite amafaranga mu ikoranabuhanga. Icyo bita programmable central banking digital currency. Ingingo ya 10 iravuga ngo depopulation, kugabanya abantu. Abantu bagabanywa mu buryo butandukanye, bagabanywa binyuze mu by'abantu barya, mu by'abantu banywa, bagabanywa mu buryo bw'intambara, bagabanywa mu buryo bw'inzara, bagabanywa mu buryo bwinshi cyane. Urabona yuko iyi nayo ni gahunda yabo bafite ya depopulation cyangwa se yo kugabanya abantu. Ingingo ya 11 iravuga ngo mandatory vaccine for all ages, agahato cyangwa se inkingo z'agahato kuri buri cyiciro cyose cy'abantu cyangwa se kuri buri myaka yose y'abantu. Ubundi mwisi yari isanzwe atari ishya yabo bashaka kugeraho, umuntu yari afite uburenganzira bwo kwivuza cyangwa se kutivuza, yari afite uburenganzira bwo gukingirwa cyangwa se ntakingirwe nk'uko amategeko bishyiriyeho, cyane cyane mu mategeko shinga y'ibihugu byabo yabivugaga. Ariko mwisi nshya ya Satani cyangwa se iyobowe n'umuntu cyangwa se ubupapa, ntabwo ibingibi bizakora. Uzajya uhakana, bagufate, bakubohe, bagukubite, bagutere, urintere, nta mbaraga ufite, bagende. Ibingibi ngira ngo mwarabibonye mu nkingo za COVID-19, aho bafataga abantu bakabatera inkingo z'urwunge, kandi ibyo bintu byo guha umuntu imiti inshuro imwe ari myinshi bitemewe. Rero mwisi nshya nta mpuhwe zihari, kandi murabizi neza yuko hari isi nshya twenda kujyamo, isi nshya y'Imana yateguye, ahatazaba gahato, ahatazaba gupfusha, ahatazaba kunanirwa, ahatazaba umubabaro wose. Rero na Satani kubera ko akora ikiganano cy'Imana, nawe arashaka gushyira abantu be mwisi nshya, isi y'agahato, isi y'ubugome, isi yuzuye ubugambanyi, isi yo kwanga abatagendana nayo, isi yuzuye uburyarya, ibyaha ndetse n'ibindi, isi ishyize imbere ubutinganyi n'ibindi. Ingingo ya 12 iravuga ngo controlled fertility and reproduction, kugenzura ibijyanye n'imyororokere ndetse n'uburumbuke. Hari amagambo yagiye avugwa n'abantu nka Bill Gates, akavuga ko mbere na mbere bafite abantu, isi muri icyo gihe yabivugaga yari ituwe na miliyari 6.8 by'abantu. Avuga ko bendaga kugera kuri miliyari 9. Avuga rero ko ubu rero ngo nibakora umurimo w'agatangaza ku nkingo nshya no muri serivisi z'ubuzima n'iz'imyororokere, bashobora kugabanya hagati y'10 na 15 by'abo bantu. Rero urumva yuko nta mpuhwe badufitiye, nta kintu na kimwe cyiza badushakira uretse kuturimbura. Barashaka ko tutaba umudendezo nk'uko Kristo abishaka, ahubwo tuba abimbata z'umwanzi. Ingingo ya 13 iravuga ngo radical assisted suicide and abortion laws, gukuraho amategeko yahagarikaga ubwiyahuzi ndetse no gukuramo inda. Bivuze ngo gukuramo inda bikaba ubuntu, cyangwa se bikaba ibidahanwa, cyangwa se bikaba free. Reka mbivuga gutya, no kwiyahura amategeko ntabe hari icyo abitwara, kuko n'ubundi barashaka icyo bita depopulation cyangwa se kugabanya abatuye isi. Ingingo ya 14 iravuga ngo 100% genetically manipulated food and soil,
guhindura byuzuye ibiryo ndetse n'ubutaka. Nshuti zanjye, murabona yuko ahantu hose twarahategewe, nta handi dushobora gukura amahoro asesuye uretse ku mwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye Karuvari akabambirwa ibyaha byacu. Urabona ko hano bavuze ngo 100 genetically manipulated food and soil, guhindura byuzuye ibiryo ndetse n'ubutaka. Bakakubwira ko bakuzaniye ifumbire mvaruganda, kandi iyo fumbire wayishyira mu butaka, ubutaka bugapfa ntibwongere kwera. Ibiryo bakabihindura, bakakuzanira voka yerera amezi 3, nawe ukarya ngo ni byiza. Natwe tukarya rwose tunezerewe ngo barimo baratuzanira ibyo kurya, naho ubundi ni ukubihindura kugira ngo za diabetes yongere, imivuduko y'amaraso yongere, imitima yongere, n'ibindi bibi byose bateguye kwapurikira cyangwa se gukoreraho umuntu cyangwa se ikiremwa muntu. Ingingo ya 15 iravuga ngo ban on all natural remedial and treatment, guhagarika cyangwa se gukuraho uburyo bw'ubuvuzi karemano. Mwarabyumvise ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kuvuga yuko atari ngombwa kuvurisha ibyaremwe, abo batangira no kubica, bashyiraho amategeko abica. Rero kuva muri kugeza 2030 ntabwo ikimera cyemerewe kuvura umuntu, niyo mpamvu bagenda babica buhoro buhoro. Ni ingingo ya 15. 16 ni robot workforce, amarobo agasimbura abakozi. Mbese abakozi bagafata bagataha hakaza amarobo. Nuko ngo heshi barabitangiye aho abakozi basimburwa n'amarobo, ndetse hari n'ibihugu byinshi cyane byirukira mu iterambere cyane kurenza n'ibindi nabyo byiteguye gukoresha ayo marobo. Rero amarobo nta bihemba asaba, amarobo akora ubutitsa, akora igihe cyose bashakiye. Niyo mpamvu amafaranga yakosomwaga n'abakozi agomba kuvanwaho, hanyuma za robo zigakora akazi bakoraga. Ingingo ya 17 bavuga ngo Internet of Things and Internet of Body cyangwa se of Bodies. Twari tumenyere yuko internet dukoresha muri telefone, mu mashini n'ahandi, ariko none internet igomba kujya ikoreshwa no mu mibiri y'abantu. None ahubwo twibaze ngo imibiri y'abantu iyo internet yageze mite cyangwa se izagira mwite. Nyaboneka ibintu birimo biraduka byose, we kwirukanka ubyirukankira, banza utegereze urebe amaherezo yabyo, cyangwa se ufata icyemezo burundu bireke, kubera yuko nibikujyana habi. Nukuvuga ngo muri we byanze bikunze hazaba harimo ibyuma, cyangwa se uzaba utakiri umuntu, kuko uzaba wahindutse nk'imashini ikoresha internet cyangwa se telefone ikoresha internet. Ingingo ya 18 iravuga ngo microchip and implantable brain interface technology, guterwa microchip ndetse no gushyirwamo utwuma twikoranabuhanga mu bwonko. Shuti bavandimwe, ndagira ngo mbabaze cyangwa se mumbwire, utwo twuma bazadushyiramo bate? Ese bazagusatura umutwe batwinjizemo? Oya, ahubwo inshinge abantu bahabwa nizo zirimo ziranyuzwamo ibyo bintu, noneho bakabyohereza mu bwonko. Urabona ko hari naho batangiye kujya batera abantu za microchip kubushake, ariko bagiye babikina mu mafilimi bagaragaza ingaruka zazo n'uburyo abazitewe bazajya bakora kuri telecommande gusa, maze abantu bagahwerera aho bari. Ibi byose ni imigambi bateguye, ngiyi si ya Satani abantu barimo barirukira kujyamo. Isi y'ikoranabuhanga, isi iteye isesemi, isi iteye agahinda, isi Satani yigaruriye, ariko nanone isi Yesu Kristo agiye kugaruka akarimbura. Ingingo ya 19 iravuga ngo constant exposure to no native EMFS and RFC 5G, 6G na 7G. Abantu bazajya bagengwa n'ikoranabuhanga rya 5G,
6G na 7G ritari karemano cyangwa se ritari risanzwe. No kwa ngo nibo umuntu atangiye kugengwa na 5G cyangwa se 6G cyangwa 7G, no kwa ngo umuntu ntabwo akiri umuntu ahubwo yabaye imashini. Ndetse mwumva yuko mu minsi iri imbere nta muntu uzongera gutunga telefone. Niyo mishinga ba Elon Musk bafite, kubera yuko barimo barinjiza mu bantu cyangwa se mu bwonko bw'abantu imashini ngo nta telefone uzaba ukeneye kugira ngo uhamagare mugenzi wawe, bizajya byizana hanyuma muvuganira mu bitekerezo cyangwa se mu bwonko bwanyu aribwo bahuje. Isi ikeneye kurimburwa kubera yuko ahigeze ni habi, aho yenda kugera ni habi. Nshuti zanjye, ndagira ngo umuntu wese akure make karenge yihana ibyaha bye hakiri kare, naho ubundi nta bundi buhungiro dufite, ni muri Yesu Kristo gusa. Ingingo ya 20 iravuga ngo destruction of gender, gusenya icyitwa gender cyose kigakurwaho. Ubwo ni ugusenya ikijyanye n'uburinganire mu bitsina. Icyo nacyo bagifiteho umugambi ukomeye cyane, kugisenya bakakirimbura. Rero bavandimwe, ntaho turi kugana. Ibyitwa iterambere abantu barimo barirukankira nibabivemo, kubera yuko isi ihumanijwe n'abaturage bayo, nk'uko tugiye kubisoma mu isomo risoza kino cyigisho. Ingingo 20 iravuga ngo destruction of motherhood and fatherhood, gusenya inshingano n'agaciro k'abamama ndetse n'abapapa. Umubyeyi w'umupapa akaba ari aho ngaho atazi inshingano ze, umubyeyi w'umumama akaba ari aho ngaho atazi inshingano ze, maze abana si ugusuzugura kakahava, abana si ukurerwa abajeyi kakahava, maze uburere bukabura. Iyo nayo ni gahunda bafite kugeza 2030. Abazaba bakiriho bazabona ibi bintu. Ingingo 22 iravuga ngo rationing of energy and all natural resources, kugena no kugabanya uko ingufu n'umutungo kamere bikoreshwa. Ni ugukuraho cyangwa se kugenzura neza niba umutungo kamere ugiye ukora neza. Ibi byose bakabigenzura, bikaba biri mu maboko yabo. Ingingo 23 iravuga ngo restriction on no essential air travel, gukumira ingendo zo mu kirere zitari ngombwa, zidafite impamvu. Murumva icyo bita control cyangwa se kugenzura, cyangwa se mass control, cyangwa se control bikomeye cyangwa se biremereye, aho ubuzwa no kugenda kugira ngo udahumanya ikirere cyangwa se ukagira ibyo wangiza, kukugenera aho ujya cyangwa se kugupangira gahunda uri bujyemo. Mbega ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Abantu bagiye rwose guhinduka ukundi kandi byaratangiye. Ingingo ya 24 iravuga ngo smart cities, imijyi igezweho. Bageze kure bayubaka, aho bagenda basenya ahantu runaka bakahubaka imijyi bazahurizamo abantu. Mbese ni Babuloni neza barimo barubaka, nka ya yindi Imana yarimbuye yo mu Itangiriro igice cya 11. Rero icyo nshimira Imana nuko irabareka bakabikora, ariko ntibagera ku ijana nk'uko babyemeje. Imana ihitiza ikabisenya cyangwa se ikabirogoya. Ingingo ya 25 iravuga ngo drones, facial recognition cameras, movement sensors, indege zitagira abapiloti, kamera zimenya amasura y'abantu n'ibikoresho byumva uko abantu cyangwa ibintu bigendagenda, cyangwa se muvoma y'ibintu. Shuti bavandimwe, ndagira ngo turebere hamwe ikintu gikomeye mu itangwa ry'indangamuntu n'ikoranabuhanga. Hari amakamera bari gukoresha cyangwa se bagiye gukoresha amenya umuntu, ari naho bagufatira imboni z'amaso bakakumenya. Haryo bwo urumva ibi bintu bapanze batarimo barabishyira mu bikorwa, barimo barabishyira mu bikorwa rwose, ahubwo wowe
ba maso kandi witegure. Ba maso, umutimanama wawe wiwucecekesha nyabuneka, kubera ko umutimanama nturya ruswa, uzahora ugushinza kandi uzanagucira urubanza igihe Yesu Kristo azaba agarutse, niwe uzagukatira urugukwiriye. Rero hano hari n'amadrone murabizi, ntabwo ibingibi ari byo gutindwaho cyane, kuko amadrone yo no hejuru yanyu n'ubu wabona arimo arahanyura, ni ibintu bisanzwe, niho isi yacu irimo iragana. Iterambere ntabwo ari ribi, ariko iyo rije rihetse kukandamiza umutimanama no kubangamira amahitamo ya muntu, iterambere riba rihindutse ribi cyane, kandi riba ribaye icyago kigiye kurimbuza abantu benshi. Ingingo ya 26 iravuga ngo abolishment of private properties, kurimbura cyangwa gusenya imitungo y'abantu ku giti cyabo. Ugasanga abantu barasenyerwa amanywa nijoro, inzu zari izabo bakazisenya, abandi ugasanga barafungirwa ibikorwa byabo bari bafite. Ibi byose ntabwo bipfa kwizana, ahubwo ni imigambi abantu baba baracuze igihe kirekire, maze bakayapurikira ku bantu muri iki gihe tugezemo. Abantu bayibona bakavuga ngo ni iterambere barimo barashaka, naho ibyo bashaka ni ugushyira mu bikorwa agenda ya 2030 nk'uko mubibona namwe uyu munsi. Ingingo ya 27 iravuga ngo control and surveillance of nature and wildlife, kugenzura no gukurikirana ibidukikije n'inyamaswa zo ku gasozi. Ibi nabyo barabigenzura, ntabwo ari abantu gusa bagenzura, ahubwo n'inyamaswa zo ku gasozi barazigenzura. Inyamaswa zo mu ngo zo bazigenzurana na ba nyirazo, ndetse n'ikimenyimenyi hari aho ushobora kwibwa inka igafatirwa ahantu runaka kubera yuko basanze atari nyirayo. Rero birakomeye, kandi murumva yuko ibyo abantu barimo barakorerwa ni ibintu biteye ubwoba, kandi nta handi biganisha abantu uretse kwirimbukira. Ingingo ya 27 iravuga ngo, iyi niyo nari mvuyeho. Ingingo ya 28 ibanziriza ya nyuma iravuga ngo restricted access to wilderness human free zone, gukumira cyangwa kugabanya uburyo abantu bajya mu mashyamba cyangwa mu bice karemano. Bakakubwira ngo aha mu mashyamba ntabwo byemewe kuhasengera, kandi uwo tuzahafatira tuzamuhana, ndetse bagashyiraho n'ibyapa bakabwira n'abantu yuko nibajya ariho bazandurira indwara. Birababaje kandi biteye agahinda uko isi irimo iragenda igana ahantu habi cyane. Ingingo ya 29 nayo ya nyuma iravuga ngo sustainable development of the new world order, iterambere rirambye ry'ubuyobozi bushya bw'isi. Aho niho isi irimo iragana, ku iterambere rirambye ry'ubuyobozi bushya bwayo. Nsoza iki kiganiro cyangwa se iki cyigisho, ndagira ngo dusome muri Bibiliya, muri Yesaya igice cya 24, hanyuma nsenge. Yesaya igice cya 24, kanze tuhasome twumve icyo Uwiteka avugira mu ijambo rye. Uwiteka akomeze ahira ijambo rye, kandi arikomeze abarirwanya batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe wigeze arwanya ibyanditswe byera ngo bimugwe amahoro, bose bakeye bapfa batyo bakarisiga, n'uyu munsi turacyarikurikirana. Igice cya 24 cya Yesaya haravuga ngo ibyago bizaza ku isi. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri nyirashebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi zanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo,
kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Nshuti zanjye, bavandimwe, bashiki banjye, mukurikire kino cyigisho. Ndabinginze, Imana y'amahoro ibane namwe, kandi ntimwishore mu bintu byose mubonye. Mubanze mugishe imitima yanyu inama, kandi ndabizi neza yuko imitima nama yanyu irakora. Mwirinde guhunikira, mwirinde gutwarwa n'iby'isi. Iterambere turi kubona uyu munsi nta handi riri kutuganisha. Rero shoreje hano. Imana y'amahoro ibane namwe kandi ibahe gukomera. Icyakora wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu byigisho nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi, ugakanda na like cyangwa se ukabisangiza abandi. Ndetse n'igitekerezo cyawe ni icy'ingenzi cyane kugira ngo kidushyigikire, kandi twemera guca bugufi no kugirwa inama igihe cyose tubikorewe n'abandi cyangwa se abavandimwe bacu. Rero ntujye kure, ukomeze ubane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo ntudusabye twizeye. Amina. Reka dusenge Imana. Data mubyeyi wacu, we byiringiro by'umugisha, urakoze kutumenera amabanga y'ubwiru bwawe ndetse n'ibyo Satani arimo arategura. Wakoze cyane, uhabwe icyubahiro. Ngwino ukomeze uturinde kandi utuyobore mu ntambwe zawe zose. Utuyobore mu ntambwe zacu zose, aho tujya n'aho turi. Ibyo dukora n'ibyo tuvuga byose tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina.